ukuntu narongowe n'umukarani yaranzaniye umuceri mu rugo ari mu gitondo ngo umutware wanjye nta wari uhari, abana banjye bari bagiye ku ishuri, yari njyewe njyenyine. Noneho ukuntu rero naje kwisanga umukarani yandongoye, nagiye ku muhanda guhaha kuko nkunda guhahira rimwe, mfite iduka nkunda guhahiramo nkahaha nyine nk'umuntu uranguye, nagenda nkaha umuceri ibiki. Noneho nari mfite ubute bwo kujyayo kuko ubundi njyayo nkajyanayo imodoka bakabipakiramo, nkazana n'umukarani akabinkuriramo. Ndangije ndahamagara ndababwira nti ndashaka munyoherereza ibi n'ibi ariko mubimpera umunyonzi, ndumva nifitiye ubute bwo kuza aho ngaho. Ati hano hari umukarani ufite igare, nta kibazo biroroshye. Noneho ngo umukarani bamukubise umuceri, bamukubise kawunga, bamukubise amavuta, ibintu byose nyine nari mbabwiye nkeneye barabimuha. Bamaze kubimuha umukarani abaraje. Noneho ageze iwanjye arakomanga, ngiye kumufungura ariko ndebye umutipe burya samana yanjye, umutipe mwiza w'ikiyobe ufite ubwanwa gutyo, ufite aka ordinaire. Ndamubaza nti ese usanzwe ukora hariya kari ubwa mbere nkubonye? Arambwira ati oya, njyewe mvuye i Musanze vuba, naje gushaka ubuzima ino mu mujyi kuko nabonaga mu cyaro ibintu bikaze, niko kuza nisanga hano, maze amezi 2 ndi muri kano kazi. Ndeba uburyo asa, agasarubiti gafuze. Urabizi abakarani benshi bagira umwanda, gusa nta nubwo ari umwanda daba, bari mu kazi ugasanga yikoreye amakara, yikoreye ibiki. Yari yambaye isarubiti isa neza. Mwabantu n'ubwa mbere njye nari mbonye umukarani wambaye neza. Ndamubwira nti birantunguye pe kubona umukarani umeze nkawe, ufite isuku, urasa neza. Arambwira ati kuva kera ndi umuntu ugira isuku. Namuhaye karibu, anzanira ibyo yaranzaniye. None ariko kwa kwishimira umuntu, njye nyine nari mwishimiye ko nari mubonye. Ndamubwira nti se wanguye agacyayi? Arambwira ati oya, ariko ngiye kwinya byano ruguru kwa Kazungu, kuko ruguru y'iwanjye hano ruguru hari umugabo witwa Kazungu ucuruza capati, udushyimbo n'agacyayi. Ati ubwo mbonye akazi mu gitondo, ati kino gihe ugiye kunkubita ngiye gukuramo 400, mfata uducapati n'udushyimbo, ndirirwa ameze neza. Ndamubwira nti ngwino nkuhira ibya mu gitondo, ayo ngayo ya saving urayarya saa 6. Arishima byatari. Umusore nuko namwinjije mu nzu, nta gahunda mana yanjye nari mfite kurongorana nawe, nta n'umunsi w'ukwe navuga ngo nari mfite pe, oya naba mbeshye, nta munsi w'ukwe nari mfite. Ngo dusangira agacyayi, yarari agacyayi k'amata, hari inkoko nari naraye nkaranze. Ewana umutipe yarashonje, yarabanje ararya. Amaze kurya kubita inkoko, akubita ibintu byose, arangije nibwo yambwiye ngo nindeke ajye mu bwiherero nyine. Yambwiye nimutize tuwarete, mumwereka ahantu ziri. Arambwira ngo ntagakunda tuwarete zo mu nzu, ngo niba dufite iyo hanze bariyo murangira agiye. Ndayimurangira, umutipe arasohoka. Ubwo muri ako ka mwanya nanjye naranduruye, ndangije kwandurura birarangira. Noneho dore ukuntu byagenze kugira turyamane. Umutipe amaze kwihagarika, kumbe ntabwo yari agiye kwihagarika gusa, yari afite akantu k'agatabi mu ntoki k'agace, yahise abanza ajya kunywa itabi. Noneho njye aho nari ndi mu nzu, mbona umuntu yatinze. Mbonye umuntu yatinze ndasohoka. Nibwo nasohotse ndavuga si umutipe ko yatinze yagiye. Nagiye ngana kuri toilette kureba, urumva numvaga adakoma, nkavuga se yagiye adasezeye, byagenze bite. Nagiye ngiye ngana kuri toilette, gutya nyibuka no kwidirishya mbona toilette irafunguye. Nagiye mpita ninjira muri toilette. Nkigera muri toilette nasanze umuhungu arimo aratawaza ibintu nyine, yari amaze kwihagarika, amaze kunyara muri dushangi birimo amazi, afite amazi arimo arakaraba
ku gitsina cye. Noneho uburyo namenye ko yari kunywa agatabi, nkigera hanze nahise numva umwuka w'itabi, mpita mbyumva ko yabanje kunywa itabi, akabona hari kujya kwihagarika, nsanga nibwo akirangiza arimo arakaraba yitawaza. Yari afite igipipi. Mw'abantu kambabwire, ubundi ni gakeya abadamu tujya dupfa kubona umuntu yambaye ubusa tugashyukwa, ariko narebye igitsina cy'uwo muhungu, niba ari uko ahari nayo namwishimiye. cyari kinini, cyiza, kibyibushye, gisiramuye neza. Baba we, narayirebye mbona iteye apeti pe. Ariko nubwo ntari mfite irari ry'imibonano, ntabwo naherukaga kurongorwa for real. Ndumva nari maze nk'ibyumweru 3. Murabizi abagore n'abagabo bari married bari kunyumva, hari ukuntu umugore n'umugabo kugenda, mugabo ugira mu kazi, mugabo ugira mu kurera abana, mukibagirwa kwiyitaho, cyangwa se mukabura umwanya wo gutera akabariro. Niba ariyo mpamvu hari nkibona ubwambure bwo kuko nasanze nawe ihagaze, ariko nanone nkeka ko ahari yaragiye kwikinisha, nese ko nasanze ihagaze. Nyine ubundi byarantunguye, akimbona nawe yarikanze, ubwo mpita nsubira inyuma nirukanka. Umuhungu arangije arambwira ati mabuja sorry, humura nta kidasanzwe, natinze nabanje gusmokinga, byaba byakubangamiye. Navuga nti hoya nta kibazo, nta bana bahari, ntabwo byambangamiye, kikwiye kuba hari abana. Nasubiye inyuma mu nzu. Yesu we, numva ndasebye kuba ndebye umuhungu w'abandi. Ngeze mu nzu nicara mu ntebe, kwicara birananira, ndicara mbura inyicaro, nahaguruka nyine mbura amahoro pe mu mubiri wanjye, mbura amahoro, nyoberwa ibimbayeho. Noneho umutipe yaragarutse, aza yambaye, arambwira ati nagiye banza kurusumokinga, ndangije mbona kujya kwihagarika, niko gusanga ndi kwitawaza. Ndabwira ntuke nta kibazo. Umuhungu ariko aza mbona ihagaze pe, gutya munoze mu sarubeti. Umutipe ubwo yarambwira ati noneho mpereza icyo 1000 nigendere, kandi urakoze cyane. Nagiye mu cyumba cyanjye njya kuzana inote yanjye y'1000. Umutipe ndayamuhereza, aranshimira, arasohoka. Mu mutima nkumva namubwira nti se wampaye, nkumva namusaba. Birananira, ageze ku muryango kuri gate, narongera ndamuhamagara, ndamubwira nti se kutabwiye uko witwa? Arambwira ati nitwa Abuba. Ni Abuba? Ni yego. Ndamubwira nti se garuka gato nkubwire. Umuhungu yagarutse inyuma. Ndamubwira nti ndakubonye numva ndakwifuje pe, ntago ari ibanga. Ese hari icyo twabikoraho? Namusabye mu kinyabupfura. Ariko hagati aho mbabwije ukuri impamvu namusabye, njye n'umugabo wanjye tubanye neza, umugabo wanjye ni umwana mwiza, umugabo wanjye ajya ndongora neza, ariko ikintu kijya kimbangamira mu mubano wanjye n'umugabo wanjye, nta na rimwe umugabo wanjye ajya andongora atari we wabishatse ku giti cye. Gutya ngo umugore ashobora kwifuza umugabo ngo agatinyuka akamubwira, ibyo ntabyo nigeze nigera mu rugo rwanjye, ntabwo nigeze ngira ubwo burenganzira. Iyo nshatse kuryamana n'umugabo wanjye nkabimusaba, ntabwo umugabo wanjye ajya abyemera. Icyo namukorera cyose ni ngombwa ntegereze ubwo igihe we azansabira, yabintoje tukibana, ngeraho ndabimenyera, mbayeho nyine gutya. Ubwo naba mbishaka naba ntabishaka, umugabo igihe arambwira ati ndagushaka ndamuha, ariko njyewe nimbimubwira ntabwo byakora. Rero natekereje ndavuga nti se iri rari mfite ko maze ibyumweru 3 uyu mukarani nagenda ntacyo ankoreye, ko numva ndaza kumererwa nabi. Urumva kuko nyine iyo nabyishyizemo cyangwa nabishatse ntibibe, ngira akabazo nubwo kadatinda, nkababara mu kiziba cy'inda. Umukarani yaragarutse, ndavuga nti ngiye kumusaba, nabyanga byange, nabyemera ntuke. Ndavuga nti ntacyo twabikoraho. Arambwira ati mabuja are you serious? Ndamubwira nti ndi seriye pe. Arambwira ati niba uri seriye rero nanjye nagukorera icyo ushaka.
ushaka, umpaye ibiryo ndariye, kukurongora urumva aribyo byananira, niba ubishaka tubikore. Hanyuma se umugabo we ntabwo ashobora kuza, ndamubwira nti hoya turafunga kandi n'ubundi ntabwo ajya ataha mbere y'igihe atahira. Umuhungu twasubiye mu nzu, tumaze gusubira mu nzu mujyana mu cyumba cy'umukozi kuko n'ubundi umukozi ntawari uhari, turagenda twinjira mu cyumba cy'umukozi. Umusore niko gukuramo imyenda, amaze kwiyambura akumva uburyo ateye sinzi to, mutipe wateruye icyuma afite abdomino, yakuyemo ndumirwa, afite isuku, n'umuntu utasanga n'ibisya cyangwa ngo ibicakwa harekarekasha, nyine agira isuku pe. Umuhungu yakuyemo imyenda amaze kwiyambura, nanjye ubwo nkuramo, akinkubita amaso arambwira ati mabuja uteye neza, ntabwo nakurongora ntabanje kugusisa nyine. Noneho nanjye ndabikunda, gusa umugabo wanjye nyine yijya abikoraga kera tukirambagizanya tubanye, ntabwo yigeze abikora. Ndamubwira nti nanjye ndabikunda ndanabikumbuye. Umuhungu yaraje angaramisha ku gitanda, niko kuza rero atangira kunsisa, aransisa pe, kuno umuntu akurongora akoresheje ururimi, aransisa koko ndaryoherwa byatari. Ubwo nibwo yayikuyemo nawe atangira kuyinkozaho buke buke, ayinkoza ku matako. Ubwo uko ayinkoza ku matako nanjye nkumva nyine ndi kugira ubushake cyane, uko ayinkoza ku matako nanjye nkumva birandyoheye. Twarateguranye nka nyuma y'iminota nka 20 nari ndi tayari pe, nawe kandi yari tayari. Umuhungu nyabwo yambwiye ngo akunda positeri y'inyuma, ndamuha, ndakamuha, andongora nk'iminota 5. arangije arambwira ati none se mabuja ukunda akahe gapositeri ngaho ariko dukurikizaho? Ndamubwira ni nanjye nkunda kujya hejuru nkayinyongera. Ubwo yaraciyeho iminota 5 ahita aryama, nanjye mujya hejuru ndamunyongera, iwana ndayiha pe, ndayiha uko mbishaka. Yari afite ibintu biryoshye kubi, ndayiha uko mbishaka. Twarabikoze ku buryo umutipe yandyohereje, turongorana nk'ituru y'iminota 25 cyangwa 30, ndarangiza nawe ararangiza. Birangiye ubwo ahita ajya muri dushe nanone arakaraba. N'umuhungu nyine ukunda gukaraba. Amaze kwambara nanjye ndangije ndamubwira nti rero Abuba wamukemuriye serivisi, ntabwo wagenda nta kintu nguhaye. Umutipe ati rero mabuja wikigora, wampaye ibiryo nari nshonje, wampaye inkoko, ubu si njya muri resitora amafaranga nari bwishyure biriya biryo wampaye nari kuyabona? Nanjye ndagigira, ndavuga nti hoya ntabwo wagenda gutya. Namuhaye 50. Navuga nti nayo ni make ariko umwe n'agafanta. Umuhungu arigendera, ariko hagati aho umwaka nimero ze. Aragenda birarangira, hacamo iminsi. Ubwo umugabo wanjye ni kwa kundi tubanye, uko nabishaka kose nta cyamarira. Yarambwiye ngo ni ugusuzugura umugabo, ngo mu muco w'iwabo ngo niko bamutoje, ngo umugabo ni ugomba kuyobora igikorwa, cyangwa gutya ngo bamwe bo murabikora wenda ngo ukavuga ngo musheri ngo wankoreye bino. Oya, njye n'umugabo nyine buri rugo rugira prinsipe rugenderaho. Njye n'umugabo wanjye nuko tubanye narabyakiriye, uretse ko rimwe na rimwe hari igihe numva ntabyishimiye, nkavuga ni se umugore utagira uburenganzira mu gutera akabariro ngo nawe yabwira umugabo uti nkorera kino kintu. Ubu nyuma y'iminsi natangiye kujya mbishaka. Iyo nabikumburaga ntabwo nabwiraga umugabo wanjye, narindiraga akajya mu kazi, ariko nanone kuko ntari butinyuke kuba najya mu marogi cy'ahandi, nkahamagara wa muhungu w'umukarani akaze wanjye, kandi buri ko yaje nkamuha amafaranga.
ngo iminsi yaje kwicuma uwo mutipe ihwana turamenyerana pe, aza no kugera aho iwabo baza kugurisha isambu, bamuha amafaranga. Bamaze kumuha amafaranga, n'umutipe akunda gukora, yahise ashingamo akaresitora ke bwite, azi guteka, aritekera, akiyakira abakiriya. Nanjye nagiye mutera inkunga nk'umutipe nyine ujya ugira uko angenza mu ibanga, ariko ni umwana mwiza, umuhungu tayari kugira ku ubukarani abuvuyemo gutya. Umuhungu twakomeje kuba inshuti noneho kuko yarasigaye aba mu nzu nziza, ageze ahari mukajya mu nzu y'ibihumbi 100, ikari akazu gato kari mu gipangu cya konyine. Hari ukuntu ajya nkubitamo agapfukamunwa, nkakubitaho ingofero, nkajya kumusura pe. Urumva rangiza ndavuga nti ibintu byo kuguma nzanira umusore mu rugo, hato umugabo wanjye atazanantega kamera dore iminsi y'igisambi bibaze, cyangwa umwana wanjye akazangwaho bikazagaragara nabi, ahubwo njye nkajya njya kumureba. Igihe cyarageze numva ntangiye kumukunda, ntangiye kumukunda nibwo natangiye kumugendera kure. Ariko umuhungu yaranterese, umuhungu yumva kugeza isaha kurekana byaratunaniye, abe njyewe abe we. Hari igihe mba numva namureka pe, ariko nkavuga nti ampa ibyishimo. Ni umuntu iyo turi kumwe wita ku marangamutima yanjye, akita ku byo nkunda, ugasanga ari kumbaza ibyo nshaka. Nyine ni umuntu witaye ku byo njyewe nshaka kuruta ibyo we ashaka. Nkeka ko ahari aricyo cyatumye mukunda, kandi nitwaye ko mfite umugabo. None nk'abantu mwe ndagira ngo mungire inama. Umutima wanjye umwe hari ibyo mbwira ute se, n'ubundi kurwayemo utanezere ugiye gufite amahoro. Ariko amahoro n'umunezero ni ibintu bibiri bitandukanye. Hari ukugira amahoro kuko utuje, nta makimbirane ugirana n'umugabo wawe, ariko nta mahoro. Amahoro nyabuzwa n'iki? No kutisanzura mu rugo rwanjye, ku mugabo wanjye, ngo wumve ko ndi umugore we. Nyine ibyifuzo byanjye ntabwo ajya byumva cyane pe, uretse ko ndi umunyamahoro, mba niturije.